biba mu gitondo imbuto zineza tubiba ku manywa n'ikigoroba bitirakozera azazusarura tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba ibizuba riva biba mu gitundwe mugatinyi ibihu imbeho nyinshi maze umusaruro imirimo ishize tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abazimira ubwo tuzahozwa tuzakizwa nawe tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba tuzishima cyane tutundimiba Imana ni nziza kandi ibihe byose isabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Reka dukomeze gushima Imana yaturinze mu minsi yose yatambutse, by'umwihariko uyu munsi kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha. Hari umuntu waba adafite icyo ashima Imana? Ndahamya buri wese ko afite icyo ashima Imana, kereka hari muri twebwe habaye hari umugabo, ariko buri wese mu ruhande rwe arashima Imana. Amazina yanjye ni Kimenyi Joseph, ndi umwizera wo kuri Notori ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Kabarore. Akaba ari byo Imana yashimye yuko turi bwigane amagambo yo muri uyu mugoroba yo gutangira isabato. Tukaba tugiye kwigana ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ibyiringiro ku mbuto zabizwe mu mahwa ngombwa n'ikindi. Ibyiringiro ku mbuto zabizwe mu mahwa ngombwa n'ikindi. Reka dusenge Imana. Twongeye kugushima uhoraho Mana yacu, turagushimira urukundo rwawe rutarondoreka, ndetse warudukunze isi itari yaremwa, ubigaragaza ubwo Kristo yemeraga gupfira ku musaraba kugira ngo acungure inyokomuntu guhera kuri Adamu kugeza ku muntu uzavuka bwa nyuma kuri iyi si. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri kano kanya rero tugiye kubumbura ijambo ryawe. Reka duce bugufi imbere yawe kugira ngo umwigisha mukuru aze aganire natwe, kandi Mwami Imana muri twebwe uturinde kubonekamo umwana wo kurimbuka, ahubwo uko tugiye kumva ijambo ryawe twe kwinangira imitima, ahubwo twumve icyo Mwuka Wera atubwira. Ibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba amagambo ari mu butumwa bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 13. Matayo igice cya 13. Hari umutwe w'amagambo atubwira ngo umugani w'umubibyi. Duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo uwo munsi Yesu asohoka mu nzu yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yicira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati
umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinika. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto rimwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi n'iyumve. Hano barimo baratubwira iby'igihe kimwe Yesu yagiye ahantu, nyuma yaho aza kujya ahantu ku nyanja. Ageze ku nyanja nk'ukuntu tubyumvise, abantu benshi bari bamushagaye bazanywe no kumva ijambo ry'Imana. Ariko igitangaje nubwo bari baje kumva ijambo ry'Imana, nk'uko tumaze kumva imbuto zabibwe zavuye ahantu hatandukanye, abo yabwiraga muri iryo teraniro buri wese yari afite umugabane arimo. Rero abonye abantu ari benshi ntiyabahunze, nubwo yari azi neza ko muri bo harimo abantu batagenda gute batabyitayeho, ahubwo ajya mu bwato yegera imbere yabo, aho abitegeye neza ndetse naho buri wese ageze ate amureba neza kugira ngo abigishe ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu migani ya Kristo ku cyigisho kivuga umugani w'umubibyi, batubwira neza yuko icyo gihe hakurya y'icyo kibaya hari abahinzi bari bibereye mu mirimo yabo batitaye ku byo Yesu ari gukora. Niyo mpamvu Yesu yatereye amagambo akabigisha iby'umubibyi ashingiye ku bigenze gute, ku bigaragara abantu babonaga. Kubera yuko hari uburyo bwinshi Imana yahisemo bwo kujya yigisha abantu, yakoresha ibigaragara ndetse n'ibitagaragara, ariko cyane cyane mu nyigisho za Yesu iyo yageraga ku giti yigishaga ibijyanye n'igiti, urugero umuzabibu w'ukuri. Yagera mu bahinzi akigisha ibijyanye n'ubuhinzi, urugero umugani w'umubibyi. Hano rero ntabwo turi buhatinde cyane ku by'uno mugani ngo wose tuwunyuremo, ahubwo twebwe turebana cyane ku mbuto zabibwe mu mahwa. Twabonye ko hari izabibwe mu nzira, inyoni zikazitoragura. Nidusoma mu busobanuro bw'umugani w'umubibyi dusangamo ari abantu yuko ari abantu bageze gute bakira ijambo ry'Imana ariko ntibaryiteho. Satani akagenda ate akarisahura, nyamara bari bageze gute bari barigandiriye. Izabibwe ku kara kadafite ubutaka burebure, niba abantu bakira ijambo ry'Imana ndetse bakaryakira bageze bate banezerewe, ariko nyuma y'igihe gito bikazarangira bageze gute barivuyemo bitewe no kugeragezwa cyangwa se inyeganyega ribageraho yo kugira ngo Imana ibafungure koko irebe niba bafite kwizera gushikana. Rero twihuse twebwe twirebere ku zavuye mu mahwa, nk'uko umutwe w'amagambo tubwira ngo ibyiringiro ku mbuto zabibwe mu mahwa, ngombwa ni kimwe. Icyo kimwe turaje tukirebe, ese bishoboka bite yuko imbuto zabibwe mu mahwa zakera? Iyo turebye ku busobanuro bw'uno mugani w'umubibyi muri Mariko igice cya 4, Mariko igice cya 4 guhera ku murongo wa 14 baratubwira ngo umubibyi yumva ijambo ry'Imana izo mu nzira, aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva uwo mwanya Satani akaza agakura iryo jambo ryaribwiye muri bo. N'izabibwe ku kara nabo nuko iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bagira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihembo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mitima, biniga iryo jambo ntiryere. Biniga iryo jambo ntibigeze gute ntiryere. Aha hantu dukwiye kuhitondera cyane. Hatubwiye yuko izabibwe mu mahwa zaje guhura n'amahwa akagenda gute akazimira. Ese ubwo zanditswe zitari zameze? Zari zameze, ariko ikibazo cyaje kuboneka ni uko ayo mahwa
nizo mbuto nziza byari bisangiye ubutaka, ariko amahwa akarushaho gukura cyane. Ayo mahwa rero amaze gukura cyane aniga za mbuto zaho zari zigejeje zigeza gute? Ntabwo zigejeje. Yenda ku bantu biga ibintu by'ubunyabuzima barabizi. Urugero reka dufatire ku kintu cyitwa ekologi. Niba ahantu hari ibinyabuzima runaka, bimwe bishobora kubura ibindi bikabura. Reka dufate urugero inkoko n'injangwe. Niba inkoko n'injangwe bibana, injangwe zikazaba nyinshi, zizagira inkoko zose zigeze zishyireho. Bivuze iki? Ano mahwa yarakuze kugeza aho arengeje ubushobozi za mbuto zari zarameze. Niba twafatira urugero ku njangwe n'inkoko, none se cyangwa yagira inkoko zidahari? Ntibishoboka. Umubiri yararibye zivuye mu mahwa ziramera, ariko kubera ko ya mahwa afite ubushobozi bwinshi kurenza za mbuto zagenze gute? Ntabwo zigeze zikura ngo zigere ku rugero ruhagije. Ubwo rero zimaze kurekera gukura byarangiye zigenze gute? Zipfuye burundu. Ariko haracyari ibyiringiro ku mbuto zabibwe mu mahwa. Reka twumve icyo umuhanuzikazi Ellen White yavuze ku bijyanye na zino mbuto zabibwe mu mahwa. Ni mu migani ya Kristo ku ipaji ya 15 avuga ngo imbuto zanyuzwe n'amahwa. Ngo abandi bagereranwa n'izibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza byabinjira mu mitima, bikaniga iryo jambo ry'ubwenge. Kenshi imbuto y'ubutumwa bwiza igwa mu mahwa, kandi iyo umuntu adashyize ku mibereho ya kera y'icyaha ngo ameneshe uburiganya bwa Satani bumuve mu mutima, amaherezo ayo mahwa arakura agahinduka ikimera cyica ingano. Ikintu cyitwa kurarikira ubutunzi, ariko abantu benshi kuri ino ngingo babasha kuhagwira cyangwa se kuhayobera, kubera yuko iri jambo rivuga kurarikira ubutunzi batarisobanukiwe neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite azagenda gute? Azongererwa. Ariko udafite azava n'icyo yari afite. Namwe muzi udafite azava n'icyo yari afite kandi adafite. Bivuze iki? Niba Bibiliya ivuga ngo umutunzi biragoye ko yakwinjira mu ijuru, tujye tureka kubirebera mu bigaragara gusa, kubera yuko buri muntu wese kubigeraho ni umutunzi. Turafata urugero, niba ngewe ntunze inkoko, ariryo tungo ryanjye ngira, nta hene nta mbata, nubwo ari amatungo ashira, niba inkoko yanjye ariyo nsa nkaho ncungira ubuzima bwanjye, ndi umukene bakayiba, harya ntekereza gute? Simbabara nka wa muntu utunze inka nyinshi bigene cyane. Bivuze iki? Udafite azava n'icyo yaragize ati n'icyo yarafite. Bivuze ko umuntu ku rugero rwose ariho, yaba ari ufite akantu gatoya, yaba ari ufite ibigereranyije, yaba ari ufite byinshi, buri wese ako kantu mu gihe ariko arubwisha Imana azahinduka umutunzi utazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kubera yuko hano niba batubwiye ngo imbuto zarabigezerwa mu mahwa, aribyo bivuga yuko abantu bakira ijambo ry'Imana ariko bakararikira ubutunzi bw'isi, bikarangira batageze gute? Bateza imbuto. Yaba ari umutunzi ufite byinshi, yaba ari ufite bikeya, yageza ate? Yararikira ubutunzi. Ariko nikiza gukomeza tukumva neza kuri zino mbuto zabibwe mu mahwa, hari ibyiringiro ndetse bikomeye cyane ko zino mbuto zishobora kugeza gute? Yuko zishobora kwera. Ngo nk'uko amahwa amera mu butaka ubwo ari bwo bwose, niko n'ibyaha bibasha kwaduka mu mutima w'umuntu uwo ari we wese. Ahantu hari hose amahwa ashobora kugeza gute? Kuhamera ndetse agakura cyane. Yaba ari hahandi hera imyaka myinshi, amahwa ashobora kugeza gute? Kumera ndetse agakura kugeza ya myaka. Yaba ari hahandi wateraga imyaka ikarumba, amahwa ashobora kugeza gute? Kuhamera ndetse atera cyane. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo nk'uko amahwa amera mu butaka ubwo ari bwo bwose, bwiza cyangwa bubi, bigenda bite?
kuko nguko niko n'ibyaha bishobora kwaduka mu mutima w'umuntu uwo ari we wese ukiri muri ubu buzima. Kubera iki? Dutekereze kuri Salomo amaze guhabwa ubwenge ndetse akagira ubutunzi bwinshi. Byagenze bite? Byaje nyamara niwe muntu wari ufite umutima w'ubwenge burenze ubw'abandi. Nawe kubera kwimura Imana, za mbuto nizo zaje kukurirwa n'iki? N'amahwa. Ngo amahwa ntakenera kubagarirwa, ariko ubuntu bwo bugomba kwitabwaho nk'uko umuntu yufira imyaka ye. Amahwa ahantu aba ari ntabwo akeneye kugeza gute guhindura. Niwe utayahingira azakura kandi yo ku buryo niyo bikandagira ibyumba ariko kuko byakujonze. Amahwa ntabwo akenera umuntu yahindurira oya, ariko agenda ate arakura. Ndetse no mu gihe cy'izuba indi myaka ishobora gupfa, ariko kazasanga igiti cy'amahwa kigenze gite gihagaze kuma. Hano barakomeza baratubwira ngo ariko ubuntu bwo bugomba kwitabwaho kuko umuntu yufira imyaka ye. Amahwa ntabwo dukwiye kuyitaho kuko biragaragara yuko ubwawe yishoboye, ariko twebwe rya jambo ry'Imana riri muri twebwe tugomba kuryitaho. Muri Matayo ho basobanuye yuko zino mbuto zishobora kubibwa ngo abantu bakumva ijambo ry'Imana ariko ntibarimenye. Mu Cyongereza ni to understand, kumenya cyangwa se gusobanukirwa. Naho ndeba muri dictionary y'Icyongereza ubusobanuro bw'iryo jambo to understand, hari aho bavuze ngo ni ukumva ijambo ukaryizera utitaye ku bumenyi buke ugenda ufite. Bivuze iki? Niba abantu batagira understanding y'ijambo ry'Imana, bararyumva ariko ntibaryizere. Twebwe dukwiye kwizera ijambo ry'Imana kuko riri kabone n'uko ubumenyi bwacu bwaba bugeze gute buri hasi. Twaraburiwe ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu ntakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Aya magambo aroroshye. Umuntu ntakunda iby'isi, nyamara hari n'amagambo avuga ngo umuntu yahawe Edeni ngayihindure. Kandi Imana irongera avuga ngo gututurikana ko mu maso hawe niko kuzakoresha iki? Uzatuturikana se gushaka ibiri? Ni ikibazo. Gututurikana dushaka iby'isi si ikibazo. Ikibazo ni uko dututurikana dushaka iby'isi, ariko ku gushaka iby'ubugingo tukagenda nk'akanyamasyo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ndetse muri iyi minsi dusohoyemo ya none. Ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'imbuto no gushinda n'amaganya y'isi. N'intumwa Pawulo yanditse amagambo ameze nk'ayo ayobowe na Mwuka Muziranenge ati, kubwo gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihangisha imibabaro y'isi. Ibi niko bigenda kuri Yuda mu rugero, niko byagenze. Umuntu wese ushobora gukunda ibintu bigaragara akabirukisha ibyo kwizera, birangira ahanzwe n'iki? N'imibabaro y'isi. Ikintu cyitwa gukunda imiya. Umuntu akumva ngo umuntu ukunda imyanya waba ufite ijamire n'uru ushaka byinshi, na wa muntu ufite gatoya kuri rwa rugero rwe ashobora kuzibuza ubugingo buhoraho bitewe na ka kantu gatoya afite. Ugasanga abantu bidashobora kuvuga ngo umutunzi ngo kugira ngo ajye mu ijoro birutwa n'uko ingamiya yaca mu ijoro ry'urushinge. Wa wundi wo hasi mu by'ubukungu bugaragara akagenda aciraho iteka wa wundi w'umutunzi ufite ibyo yagezeho, aturiya ntabwo azajya mu ijoro. Uko ni ukwishuka. Uko ni ukugenda gute? Ni ukwishuka. Muri Bibiliya tubonamo abatunzi benshi ndetse baje gukurikira ijambo ry'Imana bacisha ubugingo bwabo. Ariko nanone harimo abatarakurikira ijambo ry'Imana bagenda gute? Bo babicaye kuri mu ruhande rwa babandi bakeneye ibigaragara, nabo harimo bakeya babashije gukiza ubugingo bwabo kubwo kwemera Imana. Ariko harimo na bamwe bifashe ubukene bwabo bw'ibigaragara, birangira batagenze batabona iby'ubugingo buhoraho. Aho rero ntitukishuke ngo twumve ngo gukunda imiya ngo ni abatunzi b'ibigaragara. Oya, umuntu wese ku
ikintu afite cyaba gitoya cyaba kinini kigakirutisha iby'umwuka, uwo niwe mutunzi kuba yuko atazagenda gute, atazajya mu bwami bw'Imana. Mu mugani wose w'umubiri Kristo atwigisha ko igihe ijambo ry'Imana rinaniwe gukora umurimo waryo wo gufasha umutima n'ubugingo, ifuti iba ari ibyacu. Ntabwo ikibazo ari ahantu, ntabwo ikibazo ari umubiri, ikibazo ntabwo ari imbuto, ahubwo ikibazo ni uwakira imbuto. Igihe cyose ijambo ry'Imana rinaniwe gukora umurimo waryo no gufasha umutima w'ubugingo, ifuti riba ari ibyacu. Ntabwo ikibazo ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite n'imbaraga zo gukiza umunyabyaha. Ariko igihe uzicara ukumva ijambo ryose wizeye nta kintu ryakumarira, ikibazo ntabwo ari iryo jambo wumvise, ahubwo ikibazo ni wowe. Ni iby'ukuri ntidushobora kwihindura intungane, ariko ubwenge bwo guhitamo tugenda dute turabufite. Icyo cyonyine nicyo kintu kitubashije, ubwenge bwo guhitamo. Ushobora guhitamo ibyiza cyangwa ibibi, ariko wowe ku giti cyawe kugira ngo ugere ku rugero ntibishoboka. Icyo ushoboye ni kimwe, ni uguhitamo kugeza hehe ku rugero. Abashushanywa n'izaguye mu nzira n'izo ku kara n'izo mu mabwa ntibagomba kuguma batyo. Umwuka w'Imana ahora ashaka gutsembaho irari ryose ribohera abantu mu bubata bw'ibyiza. Ari izaguye mu nzira, ku kara ndetse no mu mabwa, izo zose ntabwo bikwiye kuguma gutyo, ahubwo zose hari icyo zigenda gute, hari icyo zikeneye. Kwirengagiza ijambo ry'Imana babiterwa no kutumvira Mwuka Muziranenge ubwabo, bari inzira yo kunangirwa kw'imitima yabo, maze bigatuma imiburo idashora iki, bigatuma imbuto idashora imizi. Kutumvira Mwuka w'Imana ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana kuryumva ni icya mbere, ariko kwemera kuyoborwa n'Umwuka w'Imana ni icya kangahe? Ni icya kabiri. Kuko imbuto zose zarabizwe, ariko zaguye ahantu hageze gute, hatandukanye. Umurima w'umutima umeze umurima w'umutima umeze nk'uwamezemo amahwa n'ibitovu ushobora kubagarwa, ariko mu buryo buruhije. Ingeso mbi z'umutima wa kamere umuntu yazitsindirwa n'ububasha n'ubushobozi bwa Yesu. Aya magambo si meza. Umurima w'umutima umeze nk'uwamezemo amahwa n'ibitovu ushobora kubagarwa, ariko mu buryo bugenze gute, byakiringirwa n'ibyo ngibyo. Za mbuto zaguye mu mahwa, hari ibyiringiro by'uko zishobora kugeza gute, zishobora kubagarirwa, ariko mu buryo bugenze gute. Ni ukuvuga ngo ni ukujya muri wa murima urimo imbuto, urimo n'amahwa, ubwo icyo gihe hazaba hari kurandurwamo iki, imbuto cyangwa amahwa. Ikizahinduka ntabwo ari umurima n'imbuto ntizahinduka, ahubwo ikizahinduka ni iki? Ni uko Imana izarimbura ya mahwa yari ari mu murima. Twatangije indirimbo ya 74, ni indirimbo zivuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, biba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera hazaza usarura, tuzishima cyane dutunda imiba, tuzishima cyane dutunda imiba. Igice cya kabiri, biba izuba riva, biba mu gitundwe, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, maze umusaruro n'imirimo ishize, tuzishima cyane dutunda imiba. Aho nashakaga cyane hano mu gice cya gatatu, tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abazimira. Ubwo tuzahozwa tuzakirwa nawe, tuzishima cyane tugenda dutunda imiba. Tugende turira, tuzaribwa n'iki? Nuko ahantu hose umubiri hazabiba hari izizagwa hehe? Mu mahwa. Hari n'izizagwa mu nzira, hari n'izizagwa mu kara. Niyo mpamvu igihe cyose umubiri akwiye kurishwa n'iki?
nicyo kintu tugende turira, ariko nubwo turira turirire umwami. Hari amagambo ari mu mubwiriza igice cya 11 twegereza umusozo. Umubwiriza igice cya 11 umurongo n'uwa mbere. Hari amagambo avuga ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, kuko igihe nigishobora uzayibona hashize iminsi myinshi. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigishobora uzayibona hashize iminsi myinshi. Iyi ni inshingano ya buri muntu wese. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Twabonye ko mu Bibiliya ari umuntu ugira ijambo ry'Imana. Unyanyagiza imbuto yawe ku mazi, ariko inshingano ya nshingano ivuga ngo tugende turira, ariko tubibira nde? Igihe cyose umuntu azareba ariko ntarira, ariko nuko hari ikamuye mu mahwa mu nzira ku kazi, icyo gihe rwose umuntu akaba adasobanuje n'icyo ari gukora. Nawe utekereje urimo urabiba, burakeye usanga amahwa yarakuze, ubwo se si ikibazo. Ukwiye guterwa agahinda n'uko aho uzaba uri kubiba iyo migabane yose izaba igiye ifite izaba ihari, ariko hari ibyiringiro ku mbuto zabibwe hehe? Mu mahwa. Kandi ngombwa ni kimwe, nta kindi twacyumvise, ni uko iyo umuntu yakiriye Mwuka Muziranenge rya jambo rishobora kurimbura iki? Kurimbura amahwa. Dukomeje n'amagambo yo mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku ipaje ya 16 aravuga ngo dushobora kuba abatunzi mu buryo butarimo icyaha, ariko usanga benshi bahugira mu bucuruzi bwabo cyane ku buryo babura igihe cyo gushinga cyangwa se kwiga Bibiliya. Ngo dushobora kuba abatunzi mu buryo butarimo iki? None niba bigoye ko umutunzi azinjira mu ijambo ry'Imana, noneho harimo amagambo y'ibyiringiro y'uko umutunzi azajyayo, kubera iki? Kuko bari kutubwira ngo dushobora kuba abatunzi mu buryo butarimo icyaha. Tuzabishobora dutegereje. Hano batubwiye ngo ariko usanga benshi bahugira mu bucuruzi bwabo cyane ku buryo babura igihe cyo gusenga cyangwa se cyo kwiga iki? Cyo kwiga Bibiliya. Aha rero niho hari ikizagushoboza kubona ubugingo buhoraho ku ruhande rwawe. Waba uri umutunzi ku rugero runaka, guhera ku wa nyuma uri hafi y'abandi kugeza kuri hejuru y'abandi. Ano magambo aratubwira ngo ariko usanga benshi bahugira mu bucuruzi bwabo cyane ku buryo babura igihe cyo gusenga. Ku rugero rwawe, waba uri umutunzi bigaragara, waba uri umukene bigaragara, aya magambo arakureba. Kuko muri iyo migabane ibiri, igihe cyose umuntu azaba atiga ijambo ry'Imana mu ruhande rwe, yaba ari umutunzi yaba ari umukene mu bigaragara, uwo nguwo rwose ubugingo buhoraho ntacyo buzagenda ate abutegereje, kubera yuko dukomezwa no kwiga ijambo ry'Imana. Usanga bidashoboka ko imbuto y'iryo jambo yera, kuko ubugingo buba buhugiye mu by'isi. Abantu benshi bashinzwe gukorera abandi haba ubwo bahugira muri ibyo bakibagirwa kwiyegurira Imana. Ubwo noneho ni abakoresha, abafite ababakoresha. Umuntu akagenda agahugira mu gukora, akabura n'iminota 30 yo kwiga ijambo ry'Imana. Ikibazo si ugukora pe, ndetse n'ikibigaragaza n'uko Imana yaduhaye imbaraga ngo tuzikoreshe, ariko ikibazo tuzikoresha iki? Ese muri byinshi dukora n'ibyo kwiga ijambo ry'Imana birimo, ibyo buri muntu wese akwiye kugeza gute kubyibaza. Niba ufite imirimo ukora, waba wikorera, waba ukoresha abandi, waba ukoreshwa, igihe udafite rwose umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, y'amahwa bizagenda gute? Azakura. Kandi twabonye yuko amahwa ataniga imbuto zitameze,
ahubwo ni izagenze gute zameze. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese mu mirimo yose akora akwiye kwiyegurira nde? Kwiyegurira Imana. Waba uri umukozi, umukoreshwa cyangwa se umukoresha, ibi twese biragenda gute? Biratureba. Kuko iby'ubugingo ntabwo byagenewe abatunzi ngo abakene bageze gute ngo basigare, cyangwa ngo bigenerwe abakene ngo abatunzi basigare. Oya, Yesu abwiriza muri iyo mbaga yose hari abatunzi ndetse n'abakene. Ariko iyo migabane yose uko twayibonye itatu, ndetse n'umugabane wa nyuma waje kuza ushimishije waho imbuto zavuye mu butaka bwiza, igihe cyose umubibyi abibye iyo migabane igeze iraboneka. Buri mukristo yigishwa hakiri kare ko atakizwa n'igitambo cya Kristo gusa, ahubwo ko igishaka ari uko ubugingo bwa Kristo bwahinduka uko mu Kristo, kandi n'ingeso za Kristo zigahinduka z'umukristo. Kwizera gusa ngo Yesu yaradupfiriye, yaratubabariye, icyo ni kimwe, ariko imibereho yacu ya gikristo ikwiye kugenda gute? Gukura. Ntubyizere gutyo gusa, ahubwo uwo wizera akaba muri wowe imico ye, imigendere ye yamuranga akiri kuri iyi ikaba muri wowe. None se abadayimoni bo ntibatinya izina ry'Imana bagahera n'iki? Ariko ikibazo ni iki? Ni uko iby'ukuri bitari muri we, kandi Kristo niwe kuri kw'ijambo ry'iki? Ry'Imana. Yesu atubereye ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 1:1-3, Kristo ariwe jambo ry'Imana y'ukuri. Ukuri kubanye na Yesu n'icyo nta kintu. Igihe rero Yesu atari muri nje, ngo ya mibereho ye aba ari inganza muri nje, nta kabuza amahwa azagenda ate? Niba amahwa ashobora kumera mu murimo uwo ari wo wose, bivuze iki? Urwego waba ugezeho rwose rw'imibereho ya Kristo, igihe urangaye Satani abasha kugenda gute? Abasha kukugambya. Kuko twabonye ko umurimo uwo ari wo wose n'igihe icyo ari cyo cyose amahwa ashobora kugenda gute? Kumera. Kandi nta kindi amahwa agendereye, ni uko n'imbuto zagenze gute? Zameze. None se gitangiye kugira amahwa ntacyo yakora, yibera aho ngaho nta kintu ari. Bivuze ko za zindi zavuye mu nzira zigatoragurwa zikitoragurirwa n'inyoni, izo ngizo nyine byarangiye gutyo, nubwo zitangijwe n'amahwa zagize akamaro. Oya, ahubwo reka twirebere ibyiringiro biri ku mbuto zabizwe mu mahwa. Hano hari amagambo asoza atubwira ngo bose bimenyereze kwiringira urukundo rwa Kristo, kandi bamuture ibibababaje byose. Uko bazarushaho guhinduka no kugirira impuhwe abazimiye, niko bazarushaho kwica inarijye ibarimo. Ubwo abo ngabo ni bandi benshi bene imbuto, nabo ibibababaje byose, ibyatuma za mbuto ziri muri bo zishobora kudindira cyangwa se zishobora kurumba, ibyo byose bikwiye gukurwaho, nuko bagomba kugenda gute? Kwiyegurira Kristo kugira ngo inarijye muri bo icibwe burundu, kandi bakarushaho kugira impuhwe bazigira abagenze gute? Abazimiye. Tugende turira umwami niba tubabazwa n'abandi n'abazimiye. Nibigenda ubwo gute? Twabazwa n'abazimiye tukabagarura, kandi tukarushaho gukomeza kwiyegurira Kristo. Hano hari amagambo avuga ngo nibigenda bityo, ukuri kubarimo ntikuzatema amahwa gusa, ahubwo kuzayaranurana n'imizi. Nibigenda bityo, ukuri kubarimo ntikuzatema amahwa gusa, ahubwo kuzayarandurana n'iki? Ngibyo byabyirinze. Niyo zaba zaramaze imyaka irenga 100 zaranizwe n'amahwa, ariko kwiyegurira Yesu ntibibaho. Kizakurikiraho n'iki? Nuko kwa kuri muri wowe, kuri muri ye kuzatema amahwa, cyo ni icya mbere. Ariko ntabwo igitsinzi cy'amahwa kizasigara he? Muri bwa butaka kizavamo cyose, iby'amahwa biri gute? Birarangiye. Bivuze iki?
bivuze yuko ibyo tuvuga tukwiye kubikura mu magambo gusa, kuko buri muntu wese hano umubajije yavuga yuko yizera nde, yizera Yesu. Ibyo ni byiza, ariko ikirenzeho ni uko Yesu atura muri twebwe kugira ngo ukuri kw'ijambo rye kugeze gute, gutema amahwa. Aricyo kintu cya mbere, kubera yuko yenda nk'abantu b'abahinzi babura ahantu amasambu arimo amahwa cyangwa se n'ibindi biti binini, ndatekereza yuko kugira ngo uzarambure igiti bisaba kubanza kugeza gute, gutema. Ikintu cya mbere ni uko byari bigaragara byose bizagenda gute, Yesu azabikuraho. Bya misozi yose yagaragaraga mu mibereho y'umuntu bizavaho, hanyuma niyo mu mutima bigeze gute, ikurweho, isimburwe n'uko Kristo atuye muri twebwe, bityo imbuto zerezwe 100, 60, 30, bityo ibyo ngibyo rero ntabwo twebwe twabyishoboye. Twebwe turashaka ndetse tugasenga, ariko icyo dukwiye kugerekaho hejuru yo gusenga ni ukwizera. Nyuma yo kwizera tugategereza kandi twihangana. Niba ari isengesho Imana idashobora kwirengagiza, ni iry'umuntu ushaka kuyoborwa n'Imana, kuko ni byinshi dusaba, ariko niba ari isengesho Imana yitaho kurusha ibindi byose, ni isengesho rigamije gukiza iki, gukiza ubugingo cyangwa se gukiza umutima. Ibyo rero duhora tubyifuza, ubwo igisigaye n'ubwo tumeze dute, tubyizere, kugira ngo n'ubwo za mbuto zahinzwe ku kara zameze ntizigire imizi ariko zarameze, izahinzwe mu mahwa zikamera ariko zikanigwa, ibyo byose bibasha kugeza gute, gukurwaho. Ahubwo bya byiringiro tubonye by'uko amahwa ashobora gutemwa mu murima maze imbuto zikarushaho kwera zihereye ku kuba zarameze, ibyo byose bizakorerwa mu bugingo bwacu. Reka Imana ikomeze kutuyobora, kandi iri jambo ryayo tumaze kumva rikomeze gutwaranira mu mitima yacu kugeza Yesu agarutse mu izina rya Yesu.